muri part 19 nangwa se igice cya 19 cyase cyarangiye nangwa se cyashize twasize uwitwa Rogan iwabo mu rugo bamaze kumuhamagara bamaze kumumenyesha ko bashaka kumutwara ndetse anasenga avuga ati Mana ndakwinginze ibi bintu ntibizabeho uyu mugambo zawuburizemo. Inkuru yacu reka tuyitangirire kuri Papa Rogan ndetse na Mama Rogan. Bageze kuri airport, bageze ku kibuga cy'indege. Rogan bayaje kubakira. Arabasuhuza ariko ntago bagishimye. Mama aramwitegereza. Kavuga ati mwana wanjye, ko mbona wagira ngo ntago wishimiye kutubona. Ni ikihe kibazo ufite? Ese twaba twaritwaye nabi? Twaba twarakubabaje? Rogan azunguza umutwe ariko mama akabona ko harimo ikibazo. Papa Rogan arabyitegereza akavuga ati muhungu wanjye, fura yanjye, umeze neza? Erega na bashiki bawe baragukumbuye. Bashiki bawe bahora batwishyuza musaza wawe, kandi kuba twaragusize muri iki gihugu twahagusize kuko wari uri kwiga kandi tuzi ko tugusize mu maboko meza. Twagiye tuzi ko tutazatinda, tugezeyo biraduhira tugumayo. Urabizi twagiye tugiye muri vacation ariko tugezeyo amahirwe aradusekera. Mwana wacu nubwo tutari hafi yawe imyaka yose ishize twakwitayeho, hari ikintu n'iki na kimwe wigeze utuburana? Iyo wadukumburaga twagutegeraga indege ukaza ukadusura, none tuje kukureba ngo tugutware ariko ndabona utishimye. Hari aho twabaye ababyeyi gito se basi ngo tubanze dusabe imbabazi? Rogan aravuga ati Dad, I'm okay, ndanishimye, nari mbakumbuye pe, ariko nyine ntabwo meze neza. Ntabwo umuntu ahora iteka ari muri mood. Nyine ndumva ntabwo meze neza, nanjye ntabwo nzi icyo ndi kubura muri njyewe, ariko I'm not okay, I'm not feeling good. So rero ndabakunda, nanjye nari mbakumbuye. Mwitangira rero kwishinja muvuga ati ni ukubera iki? No, nta kibazo n'iki na kimwe mfite, by'umwihariko nta kibazo mbafiteho, ahubwo nanjye ntabwo nzi icyo umutima wanjye uri kubura. Kano kanya ndumva hari ikintu ndi kubura ariko ntabwo nzi icyo ari cyo. Mama Rogan aramwitegereza ngo mwana wanjye, mbwira icyo ari cyo cyose, niyo cyaba gisaba amafaranga nakemera nkagurisha n'ibyo ntunze byose, ariko nkabona imfura yanjye yishimye bazi. Rogan aravuga ati Mom, don't worry, I'm okay, I'm good. Witekereza ibintu byinshi ngo wumve ko wanatanga n'ibyo tunze byose. No way, kandi never mind. Ahubwo mama, excuse me. Rogan ahita agenda, arimo agenda muri we mu mutima atangira kugenda yibaza avuga Mana, ibi ni ibiki wemeye ko bibaho? Ibi ni ibiki? Kuki wemeye ko Dad na Mama baza? Ubu ngiye kugenda ndabizi ntago banyumva. Ese ubundi nababwira ngo iki? Ese ubundi Mana nahera hehe? Niki nababwira? Ntago byakunda. Mana ndakwinginze, mu bundi bwenge kuko ubu ngubu njyewe ubwanjye nahabugarukiye. Nose Mana, ababyeyi banjye nibaramuka bantwaye, Crane yazasigara he? Umukecuru yaritahiye, nta nubwo basi araniyakira, aracyari mu gahinda ko kubura umubyeyi. Nanjye wamubaga hafi, ndimo ndabona ngenda muhunga, ndimo ndabona ngiye kugenda njya kure ye gake gake. Mana, uri kubyemera koko? Rogan agira bikamurenga, kazenga n'amarira mu maso.
kuki ibi byose uri kubyemera? Ese mana niba uhari uri kunyumva, kuki byibura bwa rimwe mbabarira uhindura intekerezo za mama ndetse na dadi. Mana sinifuza gusiga Krenia. Kubaho ubuzima bwiza, ndyama heza, ndya byiza, niga heza, nzi ko hari uwo nasize inyuma. Sinzi ko nzabishobora mana, sinzi ko nzabishobora. Rugana aragenda akinjira mu modoka, agategereza ababyeyi be ko baza nyine akabatwara. Barahagera bakinjira mu modoka, ariko baba babona ko atishimye. Gusa nyine ntibabyiteho bakabyihorera. Barataha bakagera mu rugo, Rugani nta nubwo yicara no mu sitting room, biramucanga pe, bikamucanga. Ukabona ko yabuze amahoro. Ajya mu cyumba cy'akaryama bikanga, afata telefone ngo ahamagare Krenia, ariko nabwo imbaraga zimuhamagara akazibura. Arahaguruka ahubwo agasohoka akajya hanze, agafata umwanzuro wo kujya kureba Krenia mu rugo. Agenda gake gake, ariko ubona atishimye, nta mbaraga. Agenda ameze nk'aho ari kudandabirana. Nta kindi kibazo afite, ahubwo ari uko ibintu byamucanze. Aba ari kwibaza mu mutima avuga ati, niyo nafata amafaranga yose nari nsigaranye nkayamuha, ntabwo yamubeshaho ubuzima bwose asigaje. None se ubundi ubu ndakora iki? Ni ikihe kintu kizima ndi bukore? Mana nemere se nshwane n'ababyeyi, mbabwire ko nashaka kugenda? Niba mbaza impamvu ndababwira iyihe mpamvu? Ndababwira ko ari iki cyabaye. Arareba akabona mama we aramukunda, yagera kuri se akabona noneho nta karusho. Kavuga mana, koko ababyeyi bamyaye mbababaze, ariko simbabwira impamvu. Mana ndakora iki? Agera ku marembo kwa Krenia, aritegereza akareba, akabona Krenia yicaye hanze, ariko arasa n'utameze neza. Kabona ntatuje, kabona nyine n'ubundi wapi ntakijya mbere. Aramwitegereza, abari mu masaha ya nimugoroba. Krenia ahita ahaguruka, ariko mu guhaguruka kwiwe nta mbaraga bafite. Afite akantu kameze nk'agakoni yishingikirizaho agahaguruka. Ubona urupfu rwa nyirakuru rwaramusigiye imvune atarabasha kubyakira, yewe no kugerageza kurya no kunywa byose akabikora ari ukwinginga. Abantu bamwe banza kumwinginga kugira ngo abashe kugira icyo arya, kugira ngo abashe no kugira icyo anywa. Rugani byose arabyitegereza, akareba uburyo Krenia ameze, akareba n'uburyo ababayemo. Imbaraga zitera indi ntambwe ngo amusanga akazibura. Ahita agaruka inyuma, akagenda muri bo ibibazo byamubanye urusobe n'uruhuri. Nta kindi kintu akora uretse guhamagara umwe mu bantu baba bari hafi iya Krenia,
aramuhamagara akamubwira ati bite, undi ati ni sawa. ubwo naramubwira ati urabizi ko nguhembere kuba wita kuri uwo mukobwa, undi ati ndabizi rwose bose, none ko mbona nta kintu kiri guhinduka, nkaba mbona n'ubundi atameze neza, kandi urabizi sinshobora kumugera imbere ameze gutya, nanjye ubwanjye ntabwo nabasha kwibona mubona akigendera ku gakoni. Narakubwiye ngo ujye ucishamo unamutembereze, umutere resitora umujyana ahantu hari abantu benshi, byibura urebe ko yaseka, urebe ko yakwibagirwa situwasiyo yanyuzemo no kuba yarabuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Ariko ndabona wagira ngo amafaranga ndi kuguhemba rwose nta kintu uri gukora, nshaka undi muntu ugusimbura. undi ati bose, oya wikwirwa wirwora rwose, uyu mukobwa wampaye kwitaho aragoye bose, aragoye pe, gusa nyine ndagerageza. Rimwe na rimwe hari igihe dutembera ariko twagera ku muhanda akambwira ngo arumva nta ntege afite, bikaba ngombwa ko tugaruka mu nzu. Iyo ngerageje kuzana utuntu dusekeje arambwira ngo ndi kumusakuriza, akambwira ati mbabarira, situwasiyo ndimo ntabwo inyemerera kureba ibyo bintu. Akambwira ati abo bari guseka barahazi, ati suri kunyereka ngo nseke iki, ni ikihe kintu kinejeje nari nabona mu buzima, ese niki gishimishije kuri njyewe cyatuma nseka? Nishime nseke kubera ko nabuze nyogokuru? Ese ubu ndaseka kubera ko mama yantaye? Mugana ndamubwira ati nubyuko mama we yamwanze aracyabyibuka. Undi ati bose, ibintu byose uyu mwana w'umukobwa arabyibuka, ati ahubwo mfite ikibazo n'ubwoba ko ashobora kuzarwara depression, ashobora kuzarwara agahinda gakabije, kuko uko iminsi igenda yicuma uyu mwana w'umukobwa agenda arushaho kwiyanga no kwiheba. Ati ahubwo ndumva wowe wagerageza ukamuba hafi. Rugana arababara, ahitamo gupana n'ikindi kintu amubwiye. Arataha, yagera mu rugo kurya bikamunanira, ababyeyi be bagashaka ikibazo afite bakagishaka rwose bakakibura. Papa Rugana akamubwira ati ariko mwana wanjye ufite ikihe kibazo? Rugana aramubwira ati dada, nta kibazo mfite, meze neza pe, ahari wenda nuko mumaze imyaka myinshi mutambona, umuntu iyo yakuze arahinduka. Dadi wati kandi nibyo koko sha, tumaze gukura ndabona warabaye seriye cyane. Ati none se ko mbona kurya byakunaniye? Mwana ati dadi, njyewe ndaje nywe juice y'imbuto gusa, ndaje mbwira umukozi ankorere ji y'imbuto, nta kindi kintu nshaka gufata. Mama watari ko kuri kwitwara nkaho utishimiye kutubona. Rugana atari ko se mama, mbikubwire kangahe? Mama muri abantu b'agaciro mu buzima bwanjye, muri ab'ingenzi kuri njyewe, ariko sinzi impamvu muri kubona ko ntabishimiye. None se basi nkore iki kugira ngo mubone ko nezerewe no kuba ndi kubabona hano? Mama wati basi mbabarira mwana wanjye, niba nari mvuze nabi ndabona uhise uhinduka mu maso. Aramwegera akicara mu ntebe yari yicayemo, avuga ati mbabarira, erega uri imfura yanjye, kandi mba numva rwose nta kintu n'iki na kimwe cyakubabaza mwana wanjye. Ati ahubwo aha turashaka gutembera, ni ahahe hantu heza hano muri iki gihugu umuntu yasohokera? Mugana ati ariko mama, imyaka yose wabaye muri iki gihugu kuva ukiri mutoya, ubu ntabwo uzi ahantu heza wasohokera? Ati mwana wanjye erega amaze imyaka myinshi
kandi nabonye muri iki gihugu ibintu byinshi byarahindutse. Ati hano hantu hari iterambere ridasanzwe, ati ahubwo nahageze ndumira, numvaga ahubwo dusa n'abayobye. Rogana araseka akavuga ati mama, niba ushaka gutembera jya Gisenyi, jya ku mazi nyine. Si ibyo hari ibindi, nangwa ujye ku Kibuye. Si ushaka kuva mu mujyi wa Kigali ukajya mu ntara? Undi ati ariko tuzajyana. Rogana ati mama, njye mfite ibindi bintu byinshi byo kwitaho rwose, ntago ndi tayari. Kandi ikindi mfite task yo kuba nasezera abana bose twiganye bose. Bose uhereye kuwa mbere ukageza ku wa nyuma. Nta n'uyu n'umwe rero nzagenda ntasezeye. Mama wati nta kibazo, twebwe ejo tuzabyuka tugenda. Cya mu gitondo mama Rogan ndetse na papa Rogan bose bigendera. Rogan nawe arambara akajya kureba crane, agenda agaparika imodoka, agasohokana envelope, aragenda akareba crane ahantu yicaye, akavuga ati ndashaka ngo ugende mu nzu woge, uhindure wambare iyi myenda nakuzaniye, uze tugende hari ahantu nshaka ko tujyana. Crane aramubwira ati Rogan, please waretse kwigora ko numva nta hantu nshaka kujya. Rogan akamubwira ati ntago ndi kugusaba, ahubwo ndimo ndagutegeka. Genda mu nzu ufate towel, ujye mu bathing room woge, wambare iyi myenda nkuzaniye, uze tugenda. Crane ati none se unjyanye hehe? Rogan ati nta gitekerezo n'ikintu kimwe ndi bukubwire cyane tugiye, wowe kora ibyo nkubwiye, kandi it's an order, I'm not requesting. Ni order, bikore wihuse, ndetse nguhaye iminota 20 yo kuba usoje kwitegura. Rogan aragenda agahita yigira mu modoka, ariko ataragera yaragaruka. Ubwo ati ngiye kuba nicaye mu modoka, iminota 20 ngiye kwibara, nirangira ndahita nza nkurebe tugenda. Agera mu modoka agahamagara mama we, kamubwira ati mama meze neza? Undi ati meze neza rwose mwana wanjye, none se mwageze iyo mujya? Mama ati ntabwo turagira ariko turi hafi. Ahita amubaza ati none se mama muzamara iminsi ingahe? Undi ati rero mwana wanjye, dufite iminsi mike ya hano mu gihugu, turahamara iminsi 3, tuzahita tugaruka, kuko buzacya munsi wa 4 ubundi tugomba kuba twuriye indege. Amatike twamaze no kuyagura rwose yacu 3. Ati rero niba usezere muri iyi minsi 3 tudahari, ugende n'inshuti zawe basezere bose, kuko tuzahita tugenda. Rogan arabyumva, avuga ati sawa mama. Ahita amukupa kuko we icyo aba ashaka nukumva no kumenya igihe we na papa we bazagarukira. Aricara iminota akayimara, iminota 20 irashira, akiri aho ngaho agiye gusohoka mu modoka ngo ajye kureba crane, ahita abona crane yaratungutse mu ikanzu nziza cyane, asa neza,
Logan aramureba nawe ubwe namuhage, aramureba mu mutima agatangira kwibwira avuga ati se burya bwose ubwiza bwawe nubwo najyaga mbubona hari icyo ntajyaga mbona, burya bwose uri mwiza bigeze aha. Krenia n'ubwa mbere aba yambaye neza, noneho akiyitaho agasa neza cyane cyane ko aba afite umuntu Logan yahaye amafaranga yo kumwitaho, amwitaho pe. Logan ahita asohoka mu modoka, mu bwuzu bwinshi ahita amuyambira kavuga turasa neza, urasa neza pe. Krenia aramwenyura kavuga turakoze. Logan ahita amufungurira imodoka, akinjira agafunga umuryango, akanyura hirya akinjira, ahita yakserera imodoka bakagenda. Aramubaza ati none se tuganire nanga nzamura akazi gatoya gatuje. Undi ati banza uzamura umuziki gatoya ndumva nkeneye kubanza kuruhuka mu mutwe. Logan abikora uko Krenia yabimusabye, ariko akagenda azamura uturirimbo dutuje tw'urukundo turimo amagambo aryoheye amatwi. Byose Krenia agenda abyumva, yarangiza akamubaza ati ariko izi ndirimbo zirimo amagambo aryoheye amatwi gutya wazikuye? Logan aterega Krenia, wowe wibera mu isi ya wenyine, hanze aha hari isi iryoshye pe, irimo ibintu byinshi byiza ndetse binatangaje. Izi ndirimbo ziriho kandi rwose abaziririmba barahari. Krenia ati wow. Atangira kugenda abohoka akaganira. Logan agira ngo akagabanya umuziki, bakagenda baganira. Krenia akamubwira ati Logan, menya hariyo ntaza kukugira, ntago nzi nanjye ubwanjye ahantu mba ndi uyu munsi. Wambereye aho undi wese atakabaye ari, aho abandi bose bampungaga, aho abandi bose batigeze bampa agaciro, wowe warakampaye. Reka mfate uyu mwanya ngushimire, ntabwo nigeze mbona umwanya wo kugushimira, ariko mukuri warakoze. Umenya hari iyo ntakugira nari no gusara. Muri ibi bihe bitoroshye cyangwa se bitananyoroheye nanyuzemo, wambaye hafi pe, nukuri warakoze cyane. Igihe nabonaga isi yanyikaragiyeho, wowe warandengeye,
byibura watumye mbona ko hakiri abantu beza, watumye nizera ko byibura hari abantu bahari kuri iyi si bankunda yewe bananyitangira, watumye mperekeza nyogokuru wanjye mu cyubahiro. Ntabwo nyogokuru wanjye yashyinguwe nabi, kandi watumye ashyingurwa heza. Byose ni ukubera wowe, ni ukuri ndagushimira. Warakoze pe, warakoze cyane. Logan amufata mu biganza, ntabwo ati Krenia, ntabwo wakumva uburyo mba numva, ahubwo nta kintu n'ikintu kimwe ngufasha. Mba numva mfite ikintu kinini ngomba gukora kugira ngo byibura ndebe ko nagufasha. Yego ntabwo mfite ibya mirenge, ntabwo nkize cyane ku buryo nakuba hafi, ariko mba numva nagerageza byibura nkakora byose ariko ukabaho wishimye. Krenia ati Logan, ibyo wankoreye birahagije. Ese ninde wundi wabikora? Mu gihe na mama wambyaye yifasha akansiga, yarantaye, ntabwo yigeze yifuza ko niri na rimwe menya ko ari mama. Yaravuze ngo bazambwire ko atakiriho, ariko wowe tudafite icyo dupfana. Wowe warankunze uranyemera. Logan aramubwira ati Krenia, ntuzongere kuvuga ko njye nawe nta sano dufitanye. Njye nawe dufitanye isano, kandi kasano ikomeye. Iyo sano niyo inkururira kumva ngukunda kandi nakwitaho. Erega uramfite. Barebana mu maso, bakarebana umwanya munini. Krenia yaramwenyura, ariko ukabona nyine arishimye. Bahita bagera ahantu kuri hoteli. Logan yinjiramo, Krenia ati sawa ahantu tuje kandi. Logan ati muzanye kuruhuka mu mutwe. Krenia ati oya, aha hantu tuje se simbona wagira ngo ni muri hoteli ra? Logan ati yego. Krenia ati oya. None se aha hantu tuje kuhakora iki? Logan ati aha hantu tuje turahamara iminsi 3. Njyewe nawe nafashe ibyumba 2, icyawe n'icyanjye. Tuzajya twirirwana hano, dutemberera aho dushaka, nimugoroba dutahe tuze turyame, twariye twanyweye. Krenia ati Logan, ibintu uri gukora ni ibiki? Logan aramubwira ati Krenia, trust me, wigira ikibazo ibindi byose bindekere. Logan ahita aparika. Agiparika Krenia aramubwira ati ariko naje nambaye imyenda yonyine gusa, none se nzagumana mbaruye iyi kanzu yonyine iyi ngiyi wanzaniye?
ati Rogan ahita amubwira ati ariko wigira ikibazo cy'imyenda, muri boot harimo varize ebyiri, iy'imyenda yawe n'imyenda yawe. Crane ati imyenda yanjye zo wayikuye? Ati nagushopingiye nyine, harimo imyenda na shopinze yawe uzambara, nanjye mfite varize y'imyenda yanjye. Ahita asohoka akanamufungurira umuryango, agafungura boot y'imodoka agakuramo varize ebyiri, ahita ajya kuri reception bakabereka ibyumba bibiri baba bishyuye. Barahagera agahita amubwira ati hindura, ahita amwereka indi myenda ati genda wambare iyi myenda. Crane ati tuntu njye ntabwo natwambara. Rogan ati iyo ni imyenda yo kogana nguhaye, genda wambare uze tujye muri pisine twoge. Crane ati njye ntabwo nzi koga, uranjyana muri ibyo binyabazungu ariko siko mbona ushaka kumenyereza ibintu birenze, umunsi uzaba utagihari ninde uzajya ubinkorera. Rogan aramubwira ati ibyo bintu sinshaka kubitekerezaho, ubundi se ninde wakubwiye ko nzaba ntahari? Crane ati nivugiraga rega ibintu byose birashoboka. Rogan ati nanone ntabwo ndi kugusaba, ndi kugutegeka, genda wambare iyo myenda yo kogana uze tujye koga. Crane aragenda byose akabikora, arasohoka na Rogan abamutegereje aho ngaho imbere y'umuryango w'icyumba barimo, akamufata akaboko bakamanuka ku ma esikariye bakajya kuri pisine. Batangira koga bombi ariko Crane ya nyine ntabwo aba abizi. Rogan akamubwira ati ntuze kujya kure yanjye kandi ikindi wiyoroshye kugira ngo utaza kwibira mu mazi. Boga umwanya munini ari nako bari guseka, ubona Crane ya noneho yishimye asa naho ahahise yahataye inyuma. Umunsi wa mbere baroga, umunsi wa kabiri barambara neza nanone bagatembera. Rogan aramutwara akamutwara muri parike, akamutembereza, akamwereka inyamaswa z'ingeri zose, ariko ubona nyine Crane yishimye. Akamubaza ati none se Rogan, ibi ngibi wabimenye gute? Wabimenye ryari? Rogan araseka akavuga ati rega njyewe nzi byinshi, ntabwo ndi mugenzi wawe ntukambone tugendana, wowe ubwire ngaho rimeze nkawe, njye njya ntembera, wowe riga wahoraga mu rugo, ntabwo wabaga ushaka kuva iruhande rwa mukecuru, niyo mpamvu ibintu nk'ibi ngibi utabizi. Yaramwihorera avuga ati nibyo koko nta hantu na hamwe nakundaga kugenda, ariko arabanza agaceceka, yarangiza akamubwira ati nibyo koko ntabwo nakundaga kuba hari ahantu najya nsize mukecuru, kuko erega ninjye njyenyine yabaga ari kureba. Undi ati ndabizi. Baratembera, batembera ahantu henshi, ubona bagenda bakina baseka bameze neza, nta kibazo n'iki na kimwe bafite. Hanyuma barimo bagenda batambuka, Crane asa n'umuntu usitaye. Mu gusitara Rogan ahita abibona, uhita ubona nyine ahita panika akavuga ati urababaye? Crane ati ndababaye ariko never mind wibyitaho.
ahita amubwira ngo icara turebe. Kandi yaricara Morgan agafata ikirenge cye agatangira kwitegereza, ari nako asa naho ari kumuhoheraho akamubwira ati sorry. Kandi akamubwira ati ndaza kumera neza. Ahita amuhagurutsa bagakomeza kugenda, ariko Karen agatangira kugenda nkaho nyine atameze neza. Morgan arabibona agahita amubwira ati noneho imodoka ntabwo iri kure cyane, jya mu mugongo nguheke ngo ugezeyo. Karen ati ngo iki? Morgan ati jya mu mugongo nguheke twihute kuko nyine ntabwo umeze neza, wowe uri kumbwira ngo wasitaye kandi wasikiye, umutsi wawe ushobora kuba wikanze, hanyuma turebe ko nihuta wenda tukaba twanagukorera first aid. Karen yabanza kubyanga. Morgan ati nabwo se nkubwire ko ari oda, ntari kukwinginga, ntari kugusaba. Morgan ati nutajya mu mugongo ndaguterura, ibintu ni bibiri, jya mu mugongo ndangwa se nguterura. Ahita ajya mu mugongo wakamuheka, bagenda gake gake ari nako bari kuganira. Mbibutsa ko uba wari umunsi wa kabiri bari kumwe. Bagera mu modoka akamufungurira umuryango, bakihuta bakagaruka kuri hotel, akamukorera ka first aid. Akaguru kaba katangiye kugenda kanabyimba, ariko amwitaho kugira ngo arebe ko bitaza gukomera. Bucya mu gitondo akaguru korohewe kameze neza, ariko atari neza cyane. Morgan noneho afata Karen bakagenda ahantu kure mu busitani, ahantu kure rwose heza, hari ubusitani bwiza, hari akayaga keza, akayapa ariho biyicarira. Karen yaba yishimye, ubona asa naho agahinda yagataye yagasize inyuma, nta kintu n'iki na kimwe ari kwibuka. Morgan aricara rero, yarangiza akamubwira ati ndashaka ko wicara hano imbere yanjye. Kandi ati nicare aho ngaho hagati mu maguru yawe? Undi ati yego. Kandi ati ahubwo se wowe bite byawe? Morgan ati nyumva, mbabarira ndakwinginze. Kandi ati nta kibazo. Aricara ubundi akamwegamaho bagatangira kuganira, ari nako Morgan amufashe mu biganza. Aramubwira ati rero Karen, nshaka kuganira nawe kandi hari byinshi nshaka kukubwira, mbabarira untege amatwi. Mbere na mbere reka ngushimire kubw'umwanya wawe n'agaciro uba wampaye. Uri uw'ingenzi mu buzima bwanjye kuva tukiri bato, uwambereye indahemuka, uwambereye inshuti kandi inshuti magara. Reka ngushimire kuko wagiye umfasha kenshi ndetse no mu masomo. Karen ati ariko ninjye wakabaye gushimira, we nta mpamvu yo kunshimira. Morgan ati byihorere, ninjye uzi impamvu ndi kugushimira, ariko nanone mbabarire kubw'ibyo ngiye kukubwira. Ndabizi biragoye kandi birashaririye, nanjye ubwanjye ntabwo ndi kubyumva, ngiye kukubwira ariko ngira inama. Karen, ndagukunda pe, kandi n'umutima wanjye wose. Mba numva ntabaho ubuzima utarimo, kukubura ni nko kwibura, ariko ndabona nsa naho ngiye kugusiga, ndabona nsa naho ngiye kujya kure yawe. Karen ati kandi ibintu utangiye kuvuga ni ibiki? Morgan ati tega amatwi nkubwira, urabizi ko ababyeyi banjye baba hanze. Mu minsi yashize barampamagaye, bambwira ko bagiye kuzaza kuntwara. Yewe numva nanabahakanira, ariko nshaka impamvu ndi bubabwire ndayibura. Ubu tuvugana dad na mom
bari mu gihugu. Uyu munsi ni wo munsi wa nyuma, niyo mpamvu nashatse ko iminsi ya nyuma yanjye nsigaje muri iki gihugu byibura twayimarana, nkagenda hari urwibutso ngusigiye ndetse nkagira n'urwibutso ngukuraho. Iyi minsi tumaranye n'urwibutso ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye. Ariko ndi kwibaza, ese kuko nemere njyane na data na mama nangwa mbahakanire mbyange? Ese nemere nsuzugure ababyeyi bankunda mbabwire ko nashaka kugenda kuko ndumva nashaka kugusiga? Nkora iki? Ndamutse mbyemeye, uyu ni wo munsi wa mbere na nyuma naba ndi kumwe nawe. Crane yahita amubyukaho, agahindukira akamureba, akamufata mu kiganza, akamubwira ati Logan, nanjye ndagukunda urabizi, ndetse iteka mwifuriza ibyiza. Amahirwe n'imigisha nibyo mpora ngusabira, ariko ufite umugisha uruta iyindi yose. Ufite umugisha njyewe ntigeze ngira. Ufite umugisha w'uko ufite data na mama kandi bagukunda ndetse banakwitayeho, yewe baranaguhangayikira. Ariko njyewe nagize umwako, abanjye baranjugunya kandi ndabafite bombi. None wowe ufite bo bombi, none bari kugusaba ikintu gitoya, ihirwe ryo kuba uri kumwe nabo. Ntabwo ushaka kugenda? Genda nziyitaho, genda nziyitaho nta kibazo. Oya reka ne kukubera imbogamizi nguhakanira ababyeyi bawe. Logan, please, niba unkunda koko nk'uko ujya ubimbwira, umvira mama na papa mujyane. Njyewe nziyitaho ntumangayikire kandi ntugire ikibazo. Inkuru yacu reka tuyisubikira aha ngaha. Ese ibintu Crane yari kubwira Logan araza kubyumva? Nangwa biraza kurangira yanze avuga ati njyewe nta hantu njya, ngomba kugumana nawe. Ubundi se naramuka agiye, Crane yazaba asigaye he? Azaba uwande? Byose rero ni mu gice kizakurikira ku munsi w'ejo. Inkuru yitwa Mbabazi Naguha, njye uyandika kandi nkayibagezaho nitwa Atete. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi ni inyamibwa.